Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Turashima Imana nanone ku bw'umugisha tugiriweho kongera guhura nawe kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Nta gushidikanya ko ibyo uri gucamo Imana iri kumwe nawe. Rero ndagira ngo uyu mwanya dusangire ijambo ry'Imana nise umwuka wera ndetse n'ishusho y'Imana muri twe. Muri ibi bihe twizihiza Pentecote, akenshi ari igihe twibanda ku kuba ari cyo gihe Imana yasutse umwuka wayo ku batuye isi, ariko bikagaragarira cyane mu bitangaza. Tukabona Petero ahagurutse ikimuga cyari kimaze imyaka kiba aho ngaho, bigatungura benshi babonye ibyo ngibyo. Ariko ibyo bitangaza n'uyu munsi biracyakorwa, ariko cyane cyane n'imbuto y'ubumana igaragaza ishusho y'Imana. Uwo mwuka uwo data yayohereje niwe udufasha, niwe uturemamo ubumana muri twe. Rero ndagira ngo tuganire ku ijambo rivuga ku ishusho y'Imana ndetse n'umwuka wera mu buzima bwacu. Reka dusenga Imana. Uwiteka Mana y'agakiza kacu, turagushimira ubuntu n'imbabazi zawe. Wategetse ko abahumeka bose aho bari bose bakwiye kugushima. Rero turagushimira ubuntu bwawe, turagushimira impano y'ubuzima, turagushimira ineza yawe, turagushimira imbabazi zawe. Reka buri muntu wese mwami udukurikiye muri uyu mwanya uhuye n'iri jambo mu mwanya nk'uyu mu bihe nk'ibi, umugirire neza, abone kugirirwa neza nawe mwami, ye gucika intege, ye kugira ngo byararangiye, ye kugira ngo ari wenyine kandi uhari. Reka yongere akomezwe n'ijambo ryawe. Urakoze mwami guhesha ijambo ryawe icyubahiro kirikwiye, kuko ari wowe nyiri icyubahiro. Igaragaze mu ijambo ryawe mu izina rya Yesu, amen. Reka dusangire ijambo ry'Imana, itangirira igice cya mbere umurongo waho wa 26 ndetse no 27. Aravuga ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agire ishusho yacu ase natwe. Aha ni Imana ivuga yonyine, ikavuga iti tureme umuntu agire ishusho yacu ase natwe. Mu yandi magambo, uko tumeze nk'Imana, ibi byose byiza twaremye aha ngaha ntabwo tuzasigara muri ibi twaremye, ntituzasigara aha ngaha. Hakenewe usa natwe akahatubera akahasigara. Ni uko Imana yaremye umuntu, imurema mu ishusho yayo, imurema kugira ngo ase nayo. Umurongo wa 27 Imana ikavuga ngo Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo. Afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Nshuti yanjye, aho uri ukumeze uko waremwe mu ishusho y'Imana, ndetse Imana igukunda byihariye, ikubona uko uri, yarakuremeye ishusho yayo. Ariko icyabaye twese tudafite aho twakwepera nicyo Adamu yakoze. Adamu gukora akarenga ku cy'Imana yari yamuhaye nk'ibwiriza, agacumura imbere y'Imana. Aho niho ishusho y'Imana yangirikiye, aho niho gusa n'Imana byahindutse ibiremereye. Nubwo waba ufite amakuru ku Mana ugasanga ntabwo ugendera mu nzira zayo, ugasanga birakuremerera, birakugoye. Ngufitiye inkuru nziza rero, kubera ko icyo yazanye Yesu Kristo, yaje mu mwuzuro wose w'Imana, yaje mu bumana bwose kugira ngo abamwizeye bose nta n'umwe uvuyemo, bose bamenye neza ko urugendo rundi rushya rwatangiye n'urwo kugira ngo tubeho, ariko tubereyeho kugaragaza Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Reka dusangire ijambo nanone Yohana wa mbere igice cyawo cya 3 kuva ku murongo wa 3, kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 3. Aravuga ngo nimurebe urukundo ruhebuje data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana. Niko turi kandi niko turi. Nicyo gituma ab'isi batatumenye kuko batayimenye. Ab'isi ntabwo batumenye kuko icyatumye batatumenya, kibatera n'uyu munsi kutwibazaho, nuko batamenye urukundo iyo Mana data yadukunze ubwo yaduhaga Kristo Yesu, maze bikaduhesha kwitwa abana b'Imana. Umurongo wa 2, bakundwa, ubu tuvugana, ubu unyumva, ubu ukurikira ijambo, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntikurerekanwa. Icyakora icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Haleluya. Kandi ufite ibyo byiringiro muri we yiboneza nk'uko uwo aboneye. Bakundwa, turi abana b'Imana. Icyakora uko tuzasa ntikurerekanwa. Icyo tuzi kimwe cyo nuko Kristo ubwo azahishurwa, Kristo ubwo azaseruka akagaragara, natwe tuzaserukana mu bwiza bwe dusa nawe mu mwuzuro wacu.
ab'isi ab'Imana yita ab'isi hano n'abatarizera Kristo bataramwakira, bamenye urukundo Imana yabakunze, bamenye ibyiza n'agahebuzo k'iki Imana yakoze ku buzima bwabo ubwo yatangaga Yesu Kristo ku musaraba. Nta muntu n'umwe ibi bitareba, kuko Kristo yapfiriye abantu bose kugira ngo buri wese uhuye n'iri jambo, buri wese utari wamwizera amenye neza ko Imana yamutekerejeho ndetse ari cyo yakoze kugira ngo areke gukomeza kubaho ubuzima budahishura Imana. Reka dusome Abakolosayi igice cyaho cya kabiri, Abakolosayi igice cya kabiri kuva ku murongo wa 6. Abakolosayi igice cya kabiri kuva ku murongo wa 6 kugeza ku wa 10. Aravuga aya magambo: nuko rero nk'uko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu, aba ariko mugendera muri we. Nk'uko mwakiriye Yesu Kristo, aba ariko mugendera muri we, mushoreye imizi muri we kandi mwubatswe muri we, mukomejwe no kwizera nk'uko mwigishijwe, mufite ishimwe ryinshi risesekaye. Mwirinde hatagira umuntu ubanyagisha ubwenge bw'abantu n'ibihendo by'ubusa bikurikiza imihango y'abantu, iyo bahawe na ba sekuruzaho akarande, kandi bigakurikiza imigenzereze ya mbere y'iby'isi bidakurikiza Kristo. Nyamara muri we, haleluya, murongo wa 9 niho nashakaga, nyamara muri we, nyamara muri Kristo niho hari kuzura k'ubumana kose mu buryo bw'umubiri. Muri Kristo niho hari kuzura k'ubumana bwose mu buryo bw'umubiri, kandi mwuzuriye muri we, ari we mutwe w'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Uwo ni Kristo Yesu. Bibiliya irakwereka neza ko rwose kuba warakiriye Yesu Kristo ntago bihagije, ahubwo ukwiriye kugendera muri we ndetse ukashorera imizi muri we ndetse ukubakika muri we. Ibi ntago ari ibintu byoroshye. Wamwakiriye kubera urukundo rw'Imana rutarondoreka Imana yadusukiye ikadutangira Kristo, kubera ko yatubereye incungu kugira ngo ya shusho Adamu yangije kubw'ibyaha bye, kubwo kutumvira icyo Imana yategetse, ya shusho yari yahumanye, kwa gusa n'Imana, kwa gukora ibyo ukoze bikagaragaza ubumana, kwa kugendera muri za nzira ugenderamo, abakwitegereje n'abakubonye bagasigara bibaza ku rukundo Imana yagukunze ku nzira, ku buryo ubuzima bwawe bwahindurijwe n'ubw'Imana butuye muri wowe. Ibyo Adamu yarabitakaje. Abitakaje, Imana mu rukundo rwayo ntago yaduhanye, ntago yadutereranye, ahubwo yasutse rwa rukundo ubwo yoherezaga Kristo Yesu. Aha dusomye rero uwo Kristo woherejwe, twatangiye bavuga ngo niba mwaramwakiriye koko, mumenye neza ko mudakwiriye kumwakira, ahubwo mugendere muri we. Haleluya. Nukuri nta hantu na hamwe wajya ngo Kristo yange kujyana nawe keretse wamwangiye. Numwangira ukajya mu bibi, ntuzire ngo muri kumwe ngo mwemeranije kubera kuri kugendera mu bibi, umunsi umwe waramwakira mu mutima wawe. Oya, niba mwaramwakiriye mugendere muri we ndetse mushore imizi. Gushora imizi ni ukuvuga ngo iyo washoye imizi ntabwo ibikunyeganyeza bihari, birahari bizakunyeganyeza, ariko uzatabarwa nuko imizi yawe ishorewe muri Kristo Yesu ndetse ukaba wubakitse muri we. Bagakomeza bakavuga ngo dore ikijyanye nuko Imana batezeho ko mugaragaza ishusho yayo, ibyo ngibyo byo nta hantu n'ubu nanjye nkubwira ibi ngibi, ntabwo nakubwira ngo ngwino Imana nkwereka aho iri ndi buyikwereke wisange aho yicaye nk'uko ndeba nicaye ahangaha. Oya, Imana umwuzuro wayo mu buryo bw'umubiri wagaragariye muri Kristo Yesu. Rero iyo wakiriye Yesu Kristo uba wakiriye ubumana kandi ku mwuzuro wabwo. Haleluya. Uba wakiriye ubumana muri wowe. Iyo wakiriye Kristo uba wakiriye ubumana. Iyo wakiriye Kristo uba wakiriye gusanwa kwa ya shusho Adamu yangije, kugira ngo mu mibereho yawe ya buri munsi, mu nzira zawe za buri munsi, mu migendere yawe, mu magambo agusohokamo, mu bikorwa ukora, bibe ibigaragaza ya shusho y'Imana, iyo Imana yaraze umuntu ikimurema. Reka dusome ijambo ry'Imana nanone. Abaroma igice cya 8 umurongo waho wa 29. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 29 haravuga aya magambo: kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Abo Imana yamenye kera. Mbega kuba utizeye Imana, kuba utizeye Imana ni ukwihombya nshuti yanjye. Imana yakumenye kera, ndetse umwe mu bakunzi bayo yigeze kubwira Imana ngo ngewe ibyo umbwira ndabona bitashoboka, aho uri kunuma ndabona ntagerayo, nta nubwo nshoboye kuba namenya kuvuga mu bantu. Imana iramubwira ati ibyo wigira ni ibiki? Ngewe nakumenye ntari nakurema mu nda ya nyoko wagutwise.
Imana yakumenye utari wabaho. Ntabwo waje ahangaha kuri iyi si kugira ngo uhinduke ikibazo ku muntu, uhinduke ikibazo kuri sosiyete, uhindutse ikidashoboka. Ibyo abantu bakuvugaho n'ibyo Imana ikuvugaho biratandukanye. Ndagusabira kugira ngo wizere iyi Imana iyo yakumenye nawe ubwawe utari wabaho. N'abakubyaye batari batubyara, abo batubyaye na Imana ishimwe ku babyeyi batubyaye, ariko hari Imana yatumenye bo batari bazamo. Iyo Mana kutayimenya ngo ujyane nayo, ngo wemeranye nayo, iyi Mana dore uko yabigenje. Abo yamenye kera, yabatoranije kera gushangwa n'ishusho y'umwana wayo. Nshuti yanjye, kugira ngo ishusho y'umwana w'Imana igaragare nuko ubanza ugakizwa ukizera Yesu Kristo. Kubera kutizeye Yesu Kristo, ibi mvuga ahangaha ntabwo byagukundira. Uri umuntu w'Imana, uri umuntu Imana ikunda, uri umuntu Imana yatangiye ikiguzi kugira ngo we guheranwa n'iyo shusho yangijwe na Adamu. Si we wayangije. Kubaho uri imbata y'icyaha, kubaho uri mu mwijima, si wowe wabizanye, byazanywe na Adamu. Ariko hashimwe Kristo waje kugira ngo atwereke umwuzuro w'ubumana bwose uko bigaragara mu mubiri, mu ishusho y'umubiri. Ni ukuvuga ngo umuntu wambaye umubiri nta excuse n'imwe ufite imbere y'Imana yuko bidashoboka ko ugaragaza ishusho y'Imana. Oya, dore abo Imana yamenye kera yabatotanirije gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kubera ko uwo mwana w'Imana niwe ufite umwuzuro w'ubumana bwose. Rero iyo wakiriye Yesu Kristo, haba hatangiye iyindi processes, haba hatangiye urundi rugendo aho Imana itangira kugenda igukoramo umurimo, iguhindura kugira ngo ya shusho ya Kristo, kubera ko niwe wabaye hano kuri iyi si yambaye umubiri, niwe wabaye kuri iyi si abana n'abantu, ndetse birivuga ngo yageragejwe muri byose ariko ntiyacumura, ntiyagira icyaha akora, kuko Imana yari yamutanze kubw'urukundo igukunda, kugira ngo numwizera Imana ikubabarire ndetse ushobore kubaho ubayeho ubuzima aho Imana iguhamagarira ngo listen, umva, kubera ko wakiriye Kristo, shorera imizi muri we maze ugendere muri we kugira ngo ishusho y'Imana igaragarire muri wowe, kugira ngo inzira z'ubumana ugende usa n'Imana, uvuge ibihesha Imana icyubahiro, ukora ibyo ukora bimenyekanisha Imana ko iri kumwe nawe mu nzira zawe. Kuko abo yamenye kera, Imana yabateganirije kera gushangwa n'ishusho y'umwana wayo. Nawe abo ngabo Imana yifuza ko Kristo abe imfura muri bene se benshi. Rero wowe wenyine uzi inzira uri kunyuramo, urareba ibyo uri gucamo, ariko ndagira ngo ngukangure muri uyu mwanya uhuye n'iri jambo, kugira ngo ibyo ugenderamo, ibyo uhura nabyo, uzirikane neza ko Imana yifuza ko ishusho ikugaragaraho ari ishusho ya Kristo Yesu. Iyo shusho niyo igaragaza umwuzuro w'ubumana. Reka dusenga Imana. Uwiteka Mana y'agakiza kacu, turagushimira ubuntu n'imbabazi zawe, turagushimira kwera kwawe no gukiranuka, turagushimira ko umugambi wawe utugera ugira icyurogoya, nta cyawuhungabanya, nta cyabuza umugambi wawe gusohora ku buzima bwacu. Icyo wadutegekeye n'icyo waturemeye mbere yuko twe tukumenya Mwami, no kugira ngo ishusho yawe yongere igaragare mu buzima bwacu. Mwami, muri ibi bihe reka buri muntu wese uhuye n'iri jambo yongere akangurwe nuko imigendere yacu ihindurwe n'inzira twaba tugenderamo zitubahisha izina ryawe. Mwami Yesu, Mana y'agakiza kacu, no muri ibi ibihe by'umwuka wera, ibihe byo kongera kugenderwa n'umwuka wera, turasabye ubuntu budasanzwe kugira ngo buri wese ahwiturirwe kugira ngo agaragaze ishusho yawe Kristo, ndetse inzira zacu, amagambo yacu, ibyo dukora n'ibyo tuvuga bibereho kugira ngo izina ryawe ryubahwe. Urakoze Mwami, reka icyubahiro cyose kigarukire. Girira neza abakunzi bawe aho bari, aho bahuriye n'iri jambo, muri situation bahuriyemo nayo, ikiruta byose bakumenye, bakangukire kugira ngo inzira zabo zemeranye n'inzira zawe, maze bashorere imizi muri wowe Mwami, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro, izina ryawe rye kuzigira ritukwa bitewe n'umuntu wari wese uhuye n'iri jambo, ahubwo uhuye nabo, uhuye n'ijambo ribavuyemo, maze akorora inzira ze azigarurira kugira ngo Kristo yubahwe. Urakoze Mwami, icyubahiro cyose kigarukire mu izina rya Yesu. Amen.